Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunze mudasiba gukurikirana ibiganiro bya Nsabira TV muri aka kanya rero nkuko twabibateguje kandi tukabibararikira dufite umutumirwa w'umunsi. Uyu ni Mwanafunzi aje atubwira ikijyanye nuko isi yahindutse ikoresheje telefoni mu ikoranabuhanga. Tuguhaye ikaze mu kiganiro Ismail Mwanafunzi. Utekereza ko sogokuruza wawe aramutse azutse uyu munsi bakamukwereka bakamubwira ko ari wowe mwuzukuruza we, akareba ukuntu ufite ka mudasobwa ugendana mu mufuko ukajya unyuzamo ukagakuramo ukakarebaho ukisetsa cyangwa se ukarakara ntawe ukuvugishije bitewe no kukarebaho gusa, ubundi akabona ugashyize ku gutwi utangiye kwivugisha rimwe na rimwe ugatongana nta muntu muri kumwe, ako kuma ukagakoresha mu guteranya imibare, mu kwiyibutsa amazina y'abantu, mu kwiyibutsa gahunda zawe z'umunsi, kakaba ariko kakubyutsa kakakwibutsa kuryama, ukagakoresha mu kwishyura no kwishyuza amafaranga, akabona uburyo kasimbuye abantu bose bari mu buzima bwawe. Uratekereza ko yavuga iki? Yavuga ko umwuzukuruza wari umuntu w'umunyabwenge cyangwa se yavuga ko atakiri umuntu? Imwe mu mvugo z'abahanga zizwi zivuga ko ikoranabuhanga rigezweho ni y'umwanditsi w'umunyamateka Michel Serres. Ubumenyi ni amasomo umubyeyi yigisha umwana we, ikoranabuhanga ni amasomo umwana yigisha umubyeyi we. Batwigishije kubaho ariko twebwe tubigisha gukoresha WhatsApp. Abandi bahanga barimo Boris Cyrulnik, umuhanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe, wavuga ko ikinyejana cya 21 cyahinduye abantu inyamaswa z'igasozi ku rwego nta bandi bantu batubanjirije bigeze bamera nkatwe. Muri iki kinyejana niho honyine kuva isi yabaho isi yatangije intambara irwanamo abana. Ikoranabuhanga. Ndabasuhuje, nitwa Ismail Mwanafunzi. Uyu munsi ikoranabuhanga rikora ibitangaza, ariko ibyo bitangaza byose byubakira ku buvumbuzi bwakozwe n'abahanga babayeho mbere y'iki gisekuru cyacu. Iby'ibanze ikoranabuhanga ryubakiyeho byubatswe n'abantu batari bafite ubuzima bworoshye nk'ubwacu. N'ubuvumbuzi bwakozwe n'abantu batigeze banyura inzira y'ubusamo kubera ko hatari hariho ikoranabuhanga mu itumanaho ryoroshye ibikorwa byose. Mu 2015 kaminuza ya Waterloo muri Canada yasohoye ubushakashatsi aho igaragaza ko ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rigezweho mu itumanaho nka telefone zigendanwa na za mudasobwa ngo ririmo gutuma abatuye isi bahinduka abanebwe mu birebana no gukoresha ubwonko. Kera wari warahimbye uburyo bworoshye bugufasha kumenya mu mutwe igisubizo cya 47 gukuba 4. Uyu munsi ntabwo wabishobora udakoze mu mufuko ngo ukuremo telefoni yawe. Izi telefoni zidufasha kubona nimero ya telefoni y'umuntu runaka mu buryo bworoshye, zidufasha kumenya inzira ituyobora ahantu runaka, zitubwira amatariki, zitwibutsa igihe tugomba gukorera ikintu runaka nko kuryama no kubyuka, tuganira nazo iyo turi mu kivunge cy'abantu tudashaka kuvugisha cyangwa iyo turi twenyine. Nta muntu n'umwe ukeneye kwivuna atekereza byinshi mu gukora imirimo imwe n'imwe kera twakoreshaga ubwonko. Kutugira abanebwe ntabwo ari cyo kibazo cyonyine. Bitekerezwa ko bitewe no gushakisha byose kuri internet, ubwonko bwacu bukabibona butavunitse, busa n'ubugenda buremera ku buryo ubuhanga